Umva ibintu biteye ubwoba wamenya ku ishyamba rimaze gupfiramo abantu benshi ku isi. Iri shyamba ryiswe Suicide Forest ni rimwe mu mashyamba ateye ubwoba cyane ku isi kuko rimaze guhitana abatari bake. Iri shyamba riherereye mu gihugu cy'Ubuyapani, bivugwa ko kuryinjiramo ari ubwiyahuzi. Tubane Ngendi niyo nkuru Karine na Huyi ni niyo nkuru media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Iri shyamba rimaze kumenyekana cyane ku isi kugeza ubu ryamaze kwitwa Suicide Forest cyangwa se ishyamba ryo kwiyahuriramo. Abazi iri shyamba neza bavuga ko kuba ryariswe iri zina nta kwibeshya kwabayemo bitewe n'ibiberamo umunsi ku wundi. Iyo umaze gusoma ibyerekeye iri shyamba uhita utakaza ibyifuzo byose wari ufite byo kuryerekezamo bitewe n'ukuntu riteye ubwoba cyane. Ubusanzwe ni ishyamba riteye amabengeza ku ijisho mu gihe waba urirebera kure bitewe n'ibiti bitoshye birigize. Nyamara kuba ryaramenyekanye cyane ku isi si ukubera ko hari abarigiyemo bakaryoherwa, ahubwo biterwa n'ibiteye ubwoba ribibarizwamo. Iri shyamba ribarizwa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umusozi wa Fuji uzwi cyane mu Buyapani, ndetse iri shyamba rikaba rishashe ku buso bwa kilometero kare 35. Iri shyamba ni inzitane cyane ku buryo bamwe bajya baryita inyanja y'ibiti cyangwa se ocean trees, kugira ngo wumve ko rikanganye nuko wamenya ko umuntu uryinjiyemo atagaruka, kuko biba bigoranye cyane kumenya aho winjiriye ujyamo. Iri shyamba kandi rizwiho kuba ariho hantu ha kabiri ku isi abantu biyahurira, suicide place, nyuma y'ikiraro cyo muri Amerika kizwi nka Golden Gate Bridge giherereye mu ntara ya California muri Amerika. Iri shyamba kandi uretse kuba riteye ubwoba rinegereye cyane umurwa mukuru wa Tokyo w'Ubuyapani, kuko bitwara amasaha atari munsi y'abiri kuva muri uyu mujyi werekeza muri iri shyamba. Umuntu wese wumva ashaka kwinjira muri iri shyamba agomba kumenya neza ahantu atari burenge. Aha kandi naho ntawe uhajya ari wenyine kuko agomba kuba ari kumwe n'abandi, ndetse mbere yo kuryinjiramo bakizirika umugozi ubahuza kugira ngo bataza kuburana mu kanya nk'ako guhumbya. Uretse ibyo kandi bisaba ko iyo umaze kwinjira muri iri shyamba kuva ku giti cya mbere winjiriyemo ugomba kujya usiga ibimenyetso kugira ngo utaza kuyoberwa aho wanyuze winjira, kuko inzira zisohoka muri iri shyamba atari nyinshi cyane. Uwinjira muri iri shyamba hari ibintu ugomba kwitondera, nko kujagarara hirya no hino. Oya, uguma inzira imwe ndetse nayo ukayisigamo ibimenyetso byinshi. Kuva mu mwaka w'2003 kugeza uyu munsi bivugwa ko hamaze kuvumburwa imirambo y'abagera ku 105, ndetse ngo yabaga yaraboze ndetse yarariwe n'inyamaswa ku buryo buteye ubwoba cyane. Bamwe bakeka ko iri shyamba ribamo imizimu. Abanyamasengesho bo muri iki gihugu bavuga ko iri shyamba riteye amakenga cyane, ahanini ngo biturutse ku bantu biyahuriramo ngo byatuma haberamo ibindi bikorwa by'imyuka mibi byinshi cyane. Kimwe mu byo wamenya ni uko muri iri shyamba nta byuma by'ikoranabuhanga bikoramo, yaba telefone cyangwa mudasobwa ndetse n'ibindi byuma bigezweho nta na kimwe gikora. Oya, nta na kimwe gikora muri iri shyamba. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wawe maze ukadukurikira. Jye wumvaga ndi niyo nkuru Karine na Huyi ni niyo nkuru media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Se waba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu ushaka kumenya, bitwandikira muri comment maze tukazagaruka tubivugaho. Byo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane.